umwana uyinale Katimi ndagufasha imirimo umfasha guhaha. Se sheri ibintu byose si byabaye ubwuzuzanye. Ushaka kuzuzanya nani? Ne sheri mba numva nkuko uba wiriwe mu rugo nakora kimwe nawe ugakora ikindi. Nicyo uba wumva nakora utakora waramugaye. Sheri uburinganire bwaraje kuba wamfasha imirimo si bivuze ko namugaye. Hari umusore bwasibe kunyaka amafaranga yo guhaha ngo nawe uwo munsi aba ari we uhaha. Sheri ariko guhahira urugo ni inshingano zawe. None se kuki uba ushaka ko nivanga mu zindi nshingano zitari izanjye? Iyo bavuze uburinganire wumva iki sheri? Ariko ubwo buringanire numva bwenda kumenera ingoma z'amatwi nibwo bwagushatse. Nubwo utari kunyumva ariko iyo abantu bari gukorera hamwe bagera kure. Turarinda tugera kure tugiye he? Hari urugendo uzi turimo? Sheri suzi ko bavuga ko ubuzima ari urugendo. Ariko ubwo abo ni bande babivuga? Amakena akunda kuvuga ko ubuzima bumeze nk'urugendo. Iyo mwishyize hamwe mugera kure, iyo uri wenyine uradendera. Wa mugore uzankurira inkono ishyushye ubunzana mu magambo yanyu nk'abagore nayagusabye. None se sheri si warumbajije ababivuze? None se nimba mbikubajije nisanze gute mu busutwa bwawe wowe na mama Kene? Sheri ariko ngira ukundenganya. Aba ari njye wirenganya nyamara nzagutikura kuko ndabona umaje kumenyera. None se sheri njye mbura kuvuga icyaduteza imbere. Wa mugore kamenyero yenze nyina uvuga iki? Ujye koza amasahane ngo nawe ubukoropa uti ngo tuze guhuriza hamwe ubwo nawe ukabuvuza umushinga uzaduteza imbere. Nuko udaha agaciro ibyo mvuga ariko mba mvuga ukuri kujyayo wanjijiwe y'umugore kuba nagukubita wanze ari byo bituma ushaka kunzamuraho ijosi. Sheri unkubise bagufunga kurwana ntago ari umuco mwiza kuko ni nka zarabiretse. Aho utumvira urandakaza ugakomeza no kunyita sheri ukumva ko ari nde wamfunga kandi naba ndi kwihanira umugore. Sheri kurwana ariko ntago mbikuzi. Ntabyo nzi ariko nutagabanya ubucucu buri muri uwo mutwe urambona uwundi wibeshye ukankubita ntabwo nazongera kuguha. Ucubwo butindi bwawe uhora ubunkangisha unyimye se n'inda yazanyuma. Wakurayo imbwa ya sida. Ahita nza nkayikuruza se waba wabiteye. Akuzi kwandura sida atari nayo wabigizemo uruhare basi wenda ngo barumvishe ku buryohe. Ntago bintunge kuko amagambo usigaye ufite nayo ubwayo ntatandukaniye no kwica. Utanyica amagambo y'ubucakaru yavuye wogeze ku rupfu nishakiye isasu kabisa. Sheri uravuze ngo ndi isasu? Urariba kangahe? Sheri kuki umbabaza n'iki wamburanye ku buryo ugeze aho kunyita isasu? Nakwiyamyemo amahoro n'amatiku nyene mu matwi yanjye. Kuki abagabo mudashima ntacyo wamburanye none ugeze aho unyita igisasu n'ibintu byose uzi nkukorera. Ariko nkugize iki kicyo ngusabye ari amahoro? Utangiye kundata iyo nshureke yawe ngo ni mahoro nta n'isoni. Kuki utanyubaha wajya ujya gusambana iyo kure ariko ntuze kunyaragura mu matwi njoga bigeza. Iki nicyo gituma nicuza icyemezo nafashe cyo kukurongora nk'ubwo kuri kumbaza. Nta n'isoni ngo ndakubaza iki? Abagabo mu rugo ko bubiko umugabo abari umwana wundi mbega ngo ndahora n'ikigeragezo cy'umugabo. Uru rugo naho rutane na gereza bajya bavuga. Ufite na gahunda yo kunkirisha muri gereza ukajya uzana iyo nda yawe ngo ni mahoro. Ariko mahoro ajya hehe ko nakubwiye ko mahoro umvisha ari ikindi mvuga? Ngo nana hazajya muzakomeza musambane ni kuvuze. Tugende nkwereka umuhora w'u Rwanda. Uranyereka icyo utanyeretse gusa urigaragaje ubwoko bubi. Ngwino tugende banze nguhe penetesiya. Ntaho njyana nawe gusa urakoze kubw'agahinda uneye. Unsange mu cyumba kandi utaninze. Kakigwema naho musanga yibashe umwerera ku myenda. Tanayiroga kanzanyivangiremo ntabwo nzongera kurarana nawe. Wa mugore cyo myenda hasi. Siro myenda gawe myenda no indafata penetesiya. Have utandumira intoki have muri penetesiya fata Tamira kandi muri kwigobera have zakare zamuka muri matayo agera hano muka fakuji mvayo hano. Komeza gira gati. Zakare Mariko zamuka kwa Yuda kwa Yakobo zamuka kuri wa mwicaye ngo ni Yuda zamuka gira gati have kandi kwigobera gawe gira vuba. Gira gati tanduma have chimenda hasi wandu chimenda hasi futandu. Zakayo Mariko we Yuda zamukara kwa Matayo kwa Timote. A few moments later. Sheri waje ukanganiriza njye ko nabihaze ko ntari bwongere kuvuga. Umbwira ko tutari bwongere nkaho njye nibishaka. Iyo zikicara hano tukicara. Reka nicarire hano. Shira ariko nirema ngo ukoresha kugira ngo twese turangirize rimwe. Ni ukwihangana gusa nta kindi kuko utihanganiye umugore umeze nk'uruvu wazagwa icyanga. Shiri utambwira ko nongeye kukubwira nabi. Baby niba nakubwiye nabi mbabari urabizi ko ngukunda cyane. Ariko hari ubanza barakuroza ukanga gupfa kuko umeze nk'igitambo cy'ubutunzi bw'iwanyu. Shiri ntabwo bananze ahubwo sinzi ikibazo mfite. Ntago waba utakizi kuko ubanza ari byo mu miryango y'iwanyu. Shiri ndagukunda cyane. Ba nabibonye urankunda ko. Shiri
uti ko kuba wibagiza ibyo tuba tuvuyemo sheri basi mbwira ko nkunda aba nagukunda nemera kwihanganira ubuvu bwawe ubu ni ngombwa ko nanakubwira ko ngukunda uba ugomba kubimbwira ahubwo kenshi kuba mbizi ko nkunda ariko utabimbwira nta mumaro ubwo ko numva bwaba ari ubucakara zahiga ibidutunga nanahiga amagambo meza gusingiza ubwo nyine kuba wanga kuyambwira ufite abandi uyabwira ubahaye agaciro kundusha reka nigire kureba Mubaraka nkwihorere sheri utebuke utakongera gutinda gutaha kandi wiyiteho mugire ibihe byiza byabura kuba byiza ute kandi ndabanyiza amagambo yawe sheri wumvishije kanigendere woke tongera kunzamuka ndakuzamuka ari njye nawe wiyenza ku wundi ni nawe ubwawe kuri urakuzi ndakanigendera muhungu wanje uzajya abadema ariko uzirinde gushaka kuko ntakeza kaba mu rushako ariko ntugashaka kumbuza ibyishimo nzabuzwa nande gushaka ubona wo kuntu usigaye umeze neza wagiye ku murongo itoto ni itoto ubusa neza bitandukanye na mbere abagore bameze nk'amavapari uko mbona nkugejeje mu mutima wanjye wasanga warabaye urwirungu konzi ko iyo mbasuye wowe n'umugore wawe muba mwishimanye iryo ryirungu urikomora usigaye ujya mu ndangamiro uriya utubona twishimye ntukabyiteho uriya mugore ameze nk'uruvu ntakeza kandi ari wowe wamwishakiye nari mbizi se sha uziko atinyuka akamama ngo nkarye gahanga uvuze ngo iki akandisha da kumugaragara izuba riva uri kumuharabika umugore wawe ntabwo yatinyuka kugutuka igitutsi kiremereye n'iyi uzwa nande ariko ibyo nkubwira ko ari agatonyanga mu nyanja ubu se nsigaye nywa inzoga kuko namushatse nzinywa njye nibeshe nkashaka umugore akanuka ntabwo yandara mu rugo nahita mwiruka ahubwo se atanagukubise ko ndi kukubuza gushaka sonyumve njye washatse ubu ndi mu bantu bicuza icyemezo bafashe wizimfatira kuko amahane yawe ndayazi ntabwo uyu mugore wawe mbona witonda gutya yagutuka ngo umwihangane ubundi se ari he ngatsuhuze ari mu gikoni ariko se amahane yahe ko ndi mu bagabo babaye inganzo we keretse imba yarakurotse kuko amahane yawe ni umunsi ntukabeshye uwo mukobwa wanyo ku bukwe rega we ntabwo uzi imbogamizi mfite ukuntu zimeze kandi ndi kuzumva ko ushaka kubeshera undi mwana impamvu mwihanganira nuko twasezeranye iyo nza kuba tutarasezeranye mba naramwirukanye kera umuntu nta n'umwaka mumaranye none utangiye gutekereza gatanu iyo nibutse ko yatashye mu bwuzuye akaza azanye ibyombo n'amasahani n'imyenda ye mpita mbabara bwa kabiri ariko ibyo nizere ko ubitekereza ari uko umukutseho cyakora iyo mukutseho mba natuje